mani wita idi. Uyu muhanzi umubonye wese ahita atangira kwibaza impamvu afutse ijisho, dore ko byakunzwe kugarukwaho cyane mu binyamakuru aho bakundaga kumubaza tese kubera iki wafutse ijisho. Ndetse n'ibindi bibazo byinshi abantu benshi bakunda kwibaza kuri uyu muhanzi, dore ko akundana n'abakobwa barenze umwe, dore we ku giti cye ko avuga ko nibura aba agomba gukundana n'abakobwa bane. Ese uyu muhanzi ni muntu ki? Ibyo byose n'ibindi byose utabashije kumva uraza kubisanga muri iki kiganiro Ese wari umuzi? Uri kumwe nanjye Abdati. Uyu muhanzi Michael Odebaye Oranyika wamamaye ku izina rya Ruga, akaba yaravutse ku itariki 23 z'ukwezi kwa 9 mu 1999 muri Nigeria mu murwa mukuru Lagos. Uyu muhanzi wakuriye mu gihugu cya Nigeria, akaba ari naho yasoreje amashuri y'abanza, amashuri yisumbuye naza kuyasoreza hano mu gihugu cya Nigeria mu kigo cyitwa Nigerian Police Secondary School. Iki kigo kikaba giherereye mu gace kitwa Akure. Nk'abandi bahanzi, Ruga nawe akaba yaratangiriye umuziki we muri korali, dore ko avuga ko kuba yaratangiriye umuziki we muri korali ari ibintu yishimira cyane kandi ari ibintu atewe ishema nabyo. Akaba yaratangiriye umuziki we muri korali yo mu rusengero rwari ruri aho ngaho hafi y'iwabo. Ruga akigera mu mashuri yisumbuye, impano ye ntiyatinze kwigaragaza cyane, dore ko yakundaga kuba ari mu b'imbere mu bari gutaramira abanyeshuri bagenzi be, kandi abenshi bamubwiraga yuko afite impano, ibyo bintu abikomeje byazamutunga. Muri iki gihe Ruga ari kwiga muri segonderi, we n'inshuti ze baje kwihuza bakora itsinda batangira kujya baririmba. Iki gihe Ruga ntabwo yakoreshaga iri zina tuzi nka Ruga, ariko we muri we yumvaga ko n'ubundi azaba afite izina nk'umuhanzi, ahita atangira kwiyita Mickey Dre, dore ko mu nshuti ze za kera na n'ubu ngubu abamuzi bakunda kumuhamagara Mickey Dre kugira bakunde bamwibutse bya bihe bye bya kera yanyuzemo. Ruga akaba yarakomeje kwiga akagera mu mashuri ya kaminuza, dore ko atatinzemo akigera mu mwaka wa mbere akaba yarahise ava mu ishuri. Ibi bintu byababaje ababyeyi be cyane, dore ko bo bashakaga ko yakomeza kwiga akazaba akurikirana iby'umuziki nyuma asoje kwiga kaminuza. Ruga kimwe nk'abandi bahanzi yasabwa ko agiye gukurikirana iby'impano ye, dore ko nabyo abikoresheje neza byazamutunga. Ruga muri iki gihe nibwo yatangiye kujya yandika indirimbo, ariko akabura amasitudiyo amutunganyiriza indirimbo ze nk'uko abyifuza. Kino gihe nibwo yatangiye gushaka ukuntu yazajya aboneka mu bitaramo biba byateguwe hirya no hino muri Nigeria, akazajya abonekaho nibura aririmba indirimbo z'abandi zagiye zikundwa, dore ko byazamuhesha amahirwe yo kuba yahura n'umuntu umufasha akazamura impano ye. Ruga wasubiragamo indirimbo z'abandi, dore ko byamubereye umugisha bigatuma abantu benshi batangira kumwiyumvamo, abantu benshi bakajya bamubwira ati urashoboye rwose, ibi bintu nushaka uzabigumemo, dore ko uramutse ubonye umuntu ugufasha aho wagera kure. Ruga byatumye abona umurava wo gukomeza umuziki we. Kino gihe Ruga kirimo kwishakisha mu muziki we, dore ko yakoraga akazi ko kujya asudira amatelefone, acuruza ibikoresho bya telefone bitandukanye utibagiwe na mudasobwa, dore ko yabivangaga byose hamwe no kuba yatanga amafilime ku mafurashi, aribyo tuzi mu Rwanda inanga nk'abadiske bana. Kino gihe Ruga yari ushishikajwe no kuba umuhanzi, yibaza ukuntu yazaba umuhanzi. Yaje kwiga ubwenge muri aka kazi yakoraga, umuntu yamwaka filime cyangwa se indirimbo agahita amwongeza n'akavidewo ke ari kuri stage arimo guperforminga, dore ko abantu benshi baje kubikunda bakajya baza banamwaka nawe ibikorwa bye yagiye akora. Kino gihe Ruga yatangiye kujya afata za ndirimbo ze yasubiragamo akazishyira ku mbuga ze nkoranyambaga, abantu benshi batangira gukunda ijwi rye, cyane cyane muri ba bandi yakundaga kuza kuri flash, bakajya batangira kumubwira ko ibi bintu abikomeje byazamutunga, dore ko afite ijwi ryiza. Ruga wakomeje gukundwa n'abatari bakeya, dore ko nawe ubwo avuga ko iyo bitaba aba bantu atari kuba ari we Ruga tuzi uyu munsi. Uyu muhanzi ibyo yatekerezaga koko byaje kuba impamo, dore ko umunsi umwe umuhanzi akaba rwiyemezamirimo ndetse akajya akorana n'abandi bahanzi ari we The Prince, akaba manager wa Rema. Uyu nibwo yaje kumva indirimbo za Ruga mu bihe bitandukanye, akajya yumva ijwi ry'umuntu ariko atarabona Ruga nyirizina uwo ari we, dore ko muri icyo gihe yahise atangira gushakisha uwo mwana uwo ari uririmba gutyo. Abantu bari bazi Ruga bahita bamumurangira,
Uyu The Prince wari uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje kwandikira Ruga aramubwira ati ukwiriye kuba umuhanzi mpuzamahanga ukajya ushimisha abantu kandi nawe ubwawe ukabyishimiramo kuba wabashimishije kandi nawe ubwawe bikaba byagutunga. Mwifurije kuzaba umuhanzi w'umunyamahirwe, ningaruka muri Nigeria tuzavugana. Uyu The Prince wavuganaga na Ruga ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari yaraherekeje Rema kujya gukoraho ibitaramo bitandukanye, abwira Ruga ati ningaruka muri Nigeria tuzavugana. Dore ko bitatinze The Prince kigera ku kibuga cy'indege Nigeria yahise ahamagara Ruga aramubwira ati ashaka ko bazahurira muri studio. Iyi studio yashinzwe na The Prince ifitanye imikoranire na hafi na Maven Records. Maven Records ya Don Jazzy akaba rwiyemezamirimo ufite studio nini cyane mu gihugu cya Nigeria, dore ko yagiye izamura impano zitandukanye. Aha twakubwiramo nka Ailasta, John Drill ndetse n'abandi batandukanye, ndetse tutibagiwe na Rema. Ruga nawe niyazuyaje yahise ava mu byari arimo byose ahita yirukanka ajya kureba The Prince aho bahuriye muri iyo studio ya The Prince n'ubundi yashinze. Ruga rero wari ugiriwe amahirwe, dore ko umuntu wese ukora muri studio ya The Prince yabaga afite n'ubundi amahirwe yuko yahura n'abahanzi bandi babarizwa muri Maven Records, kuko izi studio zombi ni studio z'abavandimwe mu byibuke neza, harimo Don Jazzy ndetse na The Prince bari bafitanye imikoranire ya hafi rero. Uyu The Prince akaba rwiyemezamirimo nawe atazuyaje yahise abwira Ruga ko akeneye kumusinyisha amasezerano, dore ko yari afite uburambe mu kuba yacuruza imiziki y'abahanzi igiye itandukanye. Nawe ntiyahise abyanga, bahise basinya kontara, gutyo Ruga atangira kuba umuhanzi byemewe. Igihe ntabwo Ruga yahise atangira kuririmba, dore ko haciyemo umwaka bari kugenda bamutoza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo nko kuba yagendera muri beat, gushaka umwihariko we nk'umuhanzi kugira ngo atazatangira kuririmba abantu bakajya bamwitiranya n'abandi bahanzi, kumwigisha kwifotoza, uko yitwara imbere y'abanyamakuru, uko yitwara ku rubyiniro ndetse n'ahandi hatandukanye nk'umuhanzi wari ukeneye kuba mpuzamahanga. N'ibindi byinshi byakomeje kugenda bimuhindurirwa muri iki gihe cyo kwitegura kuba umuhanzi mpuzamahanga, harimo nko kuba bamushakira izina, dore ko muri iki gihe Ruga yakomezaga yitwa Mickey Dre. Ubu ngubu wakibaza utese iri zina Ruga ryavuye he, risobanuye iki? Prince wakundaga kureba cyane Ruga arimo kuririmba, Ruga nawe agatwarwa akazamura ukuboko kumwe ukundi akaguhina ameze nk'ugiye kurasa. Ahangaha niho The Prince yahise atangira kumwita Ruga. Ntibyatinze rero The Prince uko yakomezaga yita Ruga iryo zina, niko na Ruga nawe yakomeje arikunda cyane, dore ko iri zina rifitanye bya hafi ubusobanuro n'imbunda cyangwa se kurasa. Ruga mu busanzwe bikaba bisobanura umuntu ufite ubuhanga bwihariye mu kurasisha imbunda cyangwa se umuheto. Nanone Ruga ku rundi ruhande bikaba bisobanura imbunda. Ruga rero n'ubusanzwe niba ukunda kumwitegereza uzajya ukunda kubona mu mavideo menshi azamura gutya ukuboko kwe ameze nk'ugiye kurasa, aribyo bisobanura izina rye n'ubundi. Rero bakimara kumuha iryo zina rye ryitwa Ruga n'ubundi, nibwo yahise atangira kariyeri ye y'umuziki, batangira gusohora indirimbo zitandukanye, ari naho yahereye kuri iyi ndirimbo ye ya mbere witwa One Shade yamenyekanye irimo abandi bahanzi batandukanye, harimo Rema n'ubundi bari bahuriye muri rap imwe ndetse n'uyu The Prince, ariko n'ubundi ahanini bagaragajemo Ruga ari uri kuririmbamo cyane mu rwego rwo kugira ngo abantu babashe kuba bamwumvamo. Bidatinze rero iyo ndirimbo yaje gukundwa, dore ko yari irimo abahanzi batandukanye kandi bafite amazina akomeye, harimo nka Rema ndetse n'uyu The Prince. Iyi ndirimbo rero ikaba yaragiye hanze mu kwezi kwa mbere 2021. Bidaciye kabiri iki kigo cya The Prince gitunganya umuziki kikaba cyarahise kigirana amasezerano n'ikindi kigo gikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Sony Music. Icyo cyari kigiye kujya mu nshingano zo kujya gicuruza umuziki wose utunganyirijwe muri iyi nzu, ari naho Ruga yabarizwaga. Iki gihe rero Ruga yatangiye gukora neza umuziki we kuko yari azi ko abonye ubushobozi n'abaterankunga bahambaye bwo ku rwego rw'isi bagiye kujya bacuruza umuziki we byemewe. Iki gihe Ruga yatangiye gukora neza kuko yari azi ko nakora nabi ari uguhombya The Prince ku mafaranga yari yaramushoyemo, ndetse nawe ubwe bikaba byamugiraho ingaruka mu gihe cye cy'ahazaza cyangwa se ku nzozi ze yari afite.
Ruga n'umuhate mwinshi cyane kuko nta kindi kibazo ubu ngubu yari afite, kwari ukwicara gusa agahanga imiziki myinshi kandi myiza kugira ngo azabashe kuba koko yaba umuhanzi mpuzamahanga, dore ko yahise asohora EP y'indirimbo 6. Iyi EP akaba yarayise Pandemic. EP yari iriho indirimbo zitandukanye aho hariho iyitwa Ruga, Abu Dhabi, Bow, Mona Lisa, Bounce Yekpa. Dore ko akimara gusohora iyi EP yise Pandemic, iyi ndirimbo yitwa Bounce yakunzwe cyane, ikaba yaratumye bamwe muri twebwe ariyo twamumenyeyeho, by'umwihariko cyane muri Nigeria, dore ko ariyo bamukundiyeho kurusha izindi zose. Iyi ndirimbo ye Bounce ikimara gusohoka yakomeje gukundwa n'abatari bakeya, dore ko yahise iba iya mbere kuri Apple Music Chart yo muri Nigeria, ndetse no mu tubari, amaradiyo, mu bitaramo ndetse n'ahandi hose indirimbo ikajya ikomeza gucurangwa rwose kuko yari yarakunzwe bihebuje. Ruga nawe mu gusobanura iyi ndirimbo avuga ko nawe rwose bimucanga cyane kuko kugira ngo yikodinge iyi ndirimbo cyari ikirori cyari kiri kubera hejuru ya studio aho bari barimo gukorera mu cyumba cyo hejuru. Wumva iyo amajwi y'abantu bari kubyina babyina cyane rwose bumva ko bishimye. We were recording and there was a party going on upstairs. Nawe mu kumuzamo aravuga ati reka nandike kuri ibi bintu rwose. Abaranditse havamo iriya ndirimbo ari nayo yaje gukundwa cyane. Nyuma yo gusohora iyi ngiyi Bounce yakunzwe, yaje gusohora n'iyindi yitwa Dior, nubwo yayisohoye ari audio nayo ikaza gukundwa cyane, dore ko hano muri Afurika hose mu gihugu icyo ari cyo cyose wageragamo ugasanga ariyo ndirimbo iri gucurangwa cyane. Iyi ndirimbo rero nubwo yatinze gusohora video yayo, abakunzi be baramubwiye ati iyi video yayo wayikoreye ni nziza kuko iyi video imeze nka filime. Nyuma yaho yaje gusohora iyindi yitwa Snapchat, nayo iriza gukundwa ku kigero cyo hejuru, dore ko nyuma y'izi ndirimbo uko ari 3, Bounce, Dior ndetse na Snapchat, yatangiye kujya atumirwa mu bitaramo hirya no hino ku isi bitandukanye, dore ko ari nabwo nyuma yaho yaje gutumirwa mu gihugu cy'u Rwanda mu 2022. Se muri iki gihe cy'umwaka 2022 uyu muhanzi Ruga nibwo yaje gusinya kontra yo kwamamaza inzoga yitwa Tiger Beer yengererwa mu gihugu cya Singapore. Byo koko nyuma yo gusinya iyo kontra ubuzima bwe bwagiye buhinduka, dore ko yari atangiye kujya atwara imodoka zihenze cyane, abantu benshi bagatangira kuvuga ati afite amazu ndetse n'ibindi. Nibyo koko byari biturutse mu muziki we. Nyuma yaho yaje gukomeza gusohora indirimbo nyinshi zitandukanye, dore ko zagiye zikundwa cyane. Muri iki gihe biragoye cyane ko umukunzi w'umuziki yaba atazi mu ndirimbo ze zikomeye harimo n'izi ndetse n'izindi zitandukanye. Ruga kuri ubu ngubu akaba ari ku rutonde rw'abahanzi bakunzwe cyane kandi bakomeye muri Afurika ndetse no muri Nigeria. Saha gusa, dore ko naho yagiye ataramira henshi ku isi hagiye hatandukanye mu bihugu bitandukanye, yagiye hagera abafana benshi batandukanye. Mu bijyanye n'ubuzima bwe bw'urukundo, uyu musore afite byinshi kandi byihariye, dore ko avuga ko mu bijyanye n'urukundo we nibura yanezezwa no gukunda abakobwa barenze umwe, dore ko nibura we aba avuga ati kuri we gukundana n'abakobwa 4 nibura ko byamuha amahoro, kuko we akundanye n'umukobwa umwe ajya bibona ukuntu akenshi iyo umuhanzi yatandukanye n'umukobwa ukuntu bimubabaza cyane bikaba byatuma na kariyeri yihagarara. Rero kuri we avuga ko gukundana n'umukobwa umwe byamubabariza umutima mu gihe uwo mukobwa aramutse amwanze, dore ko kariyeri ye y'umuziki yahita yangirika kandi aricyo kintu kimutunze. Rero ku ruhande rwe avuga ko gukundana n'abakobwa 4 nibura mu gihe umwe amwanze akaba yakomezanya n'abandi ko bitatuma rwose nta cyangirika kuri we. Mu minsi yashize Ruga akaba yaraje kumvikana mu binyamakuru bavuga yuko akundana n'umukobwa w'umunyamakurukazi wo mu gihugu cya Nigeria witwa Susan Wajo. Uyu mukobwa akaba barakundaga kuboneka mu bitaramo bitandukanye basohokanye, mu maresitora ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Uyu mukobwa rero nyuma yaho Ruga baje kubimubaza, Ruga arabihakana arababwira ati uyu mukobwa ntago dukundana ahubwo ni inshuti yanjye magara. Abafana be bavuze yuko arimo kubeshya kubera ko Ruga yavuze ko atatangaza ibijyanye n'urukundo rwe kugira ngo abandi bakundana bataza kubabara. Ruga ubu ngubu ntago ari ko akimeze, dore ko ubu ngubu yatangaje ko ibijyanye n'urukundo
nibura yatangiye kugabanya abantu bakundana, dore ko nibura muri iyi minsi atajya arenza abantu babiri bakundana. Mu bindi rero wakibazaho kuri uyu muhanzi ni ibijyanye n'ijisho rye, dore ko abenshi bakunda kuvuga ko uyu muhanzi afite ikibazo cy'ubumuga ku ijisho rye ry'ibumoso, abandi bakaba bavuga ko yahoze areba, dore ko ibibazo bakunda kubimubaza kenshi ahantu hose agiye kuba yataramira cyangwa se ku maradiyo. What's up? Why does he cover his eyes? People been asking about that. Dore ukuntu abasubiza. What happens? It's more of a personal thing, you know. Mbikora kugira ngo nubahishe umuntu. Baramubaza ati se uwo muntu yaba ari nde? Arababwira ati ntago nkunda kumuvugaho uyu muntu, kuko iyo ndi kumuvugaho cyane mba numva ameze nk'aho ndimo kumwubahuka. Ndetse ikindi gihe bigize kubimubazaho yaje hano mu Rwanda kuri radiyo yitwa Keti Radio, ubwo yabibazwaga n'uyu munyamakuru, aramubaza ese kubera iki uhora ufutse iryo jisho ryawe? Ruga nawe mu rwego rwo kugira ngo abisimbuke ahita akora cya kimenyetso gisobanura izina rye, azamura ukuboko kumwe ukundi araguhina, amera nk'urashe, aramubwira ati erega wibuke ko ndi mudahushwa, niyo mpamvu mfuka iri jisho. Ahangaha yari kugaragaza ko ari mudahusha mu rwego rwo kudefanda iri zina rye n'ubundi. Uyu muhanzi abamuzi bavuga ko mu busanzwe ari muzima, dore ko mu minsi yashize yigeze kugaragara mu mafoto ari kumwe n'uyu muhanzi wundi witwa Rema, aho atari afite kariya kantu kamukingira ku jisho, ukajya ubona amaso ye yombi ari gukora ari mazima. Abandi nabo bakajya bavuga ati abikora wenda mu rwego rw'umurimbo cyangwa se imideri, cyangwa se mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yakisa we ubwe ntase nk'abandi bahanzi, dore ko ari we muhanzi wenyine ufite aka kantu ku jisho rye. Gusa Ruga ku bamuzi akiri umwana bavuga ko Ruga yari afite amaso yose areba neza nta kibazo, wenda ko n'ibyaba byarabaye nyuma y'uko wenda avuye muri icyo cyaro cy'iwabo. Gusa Ruga mu minsi yashize mu 2023 nibwo yaje gushyira hanze post igaragaza udufoto tw'akiri umwana, aho wabonaga ko amaso ye yose agaragara, munsi yandikaho byose mbere yuko mbura ijisho ryanjye nari mfite inzozi n'ubundi zo kuba uwo ndi w'uyu munsi, ndashima Imana yuko yangize uwo ndi we muri aka kanya, kandi nkaba nshimira namwe mwese mwamfashije muri uru rugendo rwanjye rwo kuba uwo ndi we muri aka kanya. Ndabashima kandi ndabakunda mwese. Hasi nibwo hahise habonekamo comment y'umuntu wari uri kuvuga yuko Ruganga yari arimo gusobanura ko wenda ari impanuka yagize we na mushiki we, bikaba byaraviriyemo urupfu kuri mushiki we. Bityo rero ahangaha bikaba byarahise bimenyekana yuko Ruga impamvu yavuze ko afuka ijisho rye ari ukugira ngo ahe mushiki we icyubahiro. Tumwe mu dushya twagiye turanga uyu muhanzi ubwo yari ari ku rubyiniro, ni nk'igihe kimwe ubwo yari ari kuririmbira abantu, umwe mu bafana be b'igitsina gore aba arisumbukuruje afashe ku bugabo bwe arabukanda cyane. Ibi ngibi rero byarakaje Ruga, dore ko yahise ava ku rubyiniro ataririmbye. Nyuma yaho uyu mukobwa nibwo yaje kugaragara ku rubuga rwa TikTok arimo gusobanura impamvu yakoze kuri Ruga kuriya, aribwo yaje kuvuga ati njye nabonye ikintu nyifataho nta kintu bitwaye. Rero niba uyu muhanzi yarandakariye, sinzi impamvu yaba yarandakariye, ubwo yaba atari umuhanzi mwiza. Gusa Ruga we nta kintu yabivuzeho, dore ko abafana ba Ruga bakomezaga babwira ati Ruga wowe ufatiye umukobwa umujyane mu nkiko. Gusa Ruga we nta kintu yigeze abivugaho, yarabyihoreye. Ikindi kintu gitangaje cyamubayeho Ruga nubwo yari ari kuririmbira mu gihugu cya Nigeria, umwe mu bafana be aramukurura aba aramusomye ku ngufu. Nubwo ibyo byose byamubayeho Ruga we yahise avuga ko nyuma y'uko ibi byose bimubaho atabasha kuba yajya ahantu wenyine hari abakobwa benshi, kuko nta mutekano yaba afite. Uyu Ruga avuga ko nubwo atagikora indirimbo z'Imana bitamubuza kuba we yata umwanya agasenga, dore ko ubwo ajya afata umwanya agasenga, kandi ko ashima The Prince wamufashije akazamura umuziki we, dore ko nta hantu ajya amuhisha, dore ko kandi ko iyo bari muri studio baba bisanzuranye ari inshuti, byagera mu gihe cya business kandi bakaba seriye nk'aho bari muri business. Kandi Ruga akomeza avuga ko kuri we rwose atajya afata ibintu nabi, dore ko yiha amahoro rwose akaba yatuma ibintu byose bimera neza, dore ko yizera ko mu gihe umuntu afite amahoro buri kimwe cyose yakigeraho nta kabuza.
Uyu Ruga kandi akaba afite abantu benshi bamukurikirana, dore ko afite abantu barenga miliyoni 2 bamukurikirana ku rubuga rwe rwa Instagram, akaba afite n'abandi bantu barenga miliyoni bamukurikirana ku rubuga rwe rwa YouTube, akaba afite n'abandi 600,000 bamukurikirana ku rubuga rwe rwa Twitter. Uyu muhanzi Ruga rero akaba ari umuhanzi utanga icyizere muri Afurika ndetse no ku isi hose mu gihe akomereje ku muvuduko ariho. Bityo rero tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, hagezwagaho nanjye Abdati, mbibutsa gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo uzabashe kubona ibiganiro bindi tuzakurikizaho, kandi dukomeza kugushimira aho wakomeje kudukurikirana. Turagira ngo ukanda aho ngaho handitse subscribe, utere comment, utubwire umuhanzi wundi wifuza ko twazakoraho, tubwire ndetse n'ibindi bintu wifuza ko twazavugaho. Uko bisanzwe tuzahure mu yindi video y'ubutaha. Murakoze.